You are welcome once again guys, urakaza neza kuri YouTube channel yacu. Hanyuma uri kubona ko hano ndi muri application yitwa Jumptask. Uri kubona ko kuri balance yanjye hariho 0.5 bya GMPT token. Iyi app ifite token iri listed kuri Binance yitwa GMPT. Uri kubona ko mfiteho na 0.5 by'iyi coin. Hanyuma abantu mukunda gukorera amafaranga kuri internet ku buryo mwabikuza mu gihe cy'iminsi 2 iminsi 3 bahaye ikaze. Murakaza neza muri iyi video. By'umwihariko nuze kugenda udakanze kuri subscribe, nuze kugenda iyi video utayihaye like kugira ngo igere no kubandi. Hanyuma iyi ni app ushobora gukoreraho amafaranga. Nago navuga ko iyi app wayikorera amafaranga ikaba yaguhindurira ubuzima mu gihe gito, nkuko nari nangiye ngira ni ushobora kuba wakora ukabikuza mu minsi 2-3, ariko nago nakubwira ko muri iyo minsi 2 wabikuza amafaranga menshi, ariko na amafaranga ukorera nta gishoro, ni extra income. Uri kubona ko hari nk'iyi task ushobora gukora ya Binance bakaguha amadolari 6. Uri kubona ko iyo ufunguye nk'iyi task, gusa iyi task ireba umuntu usanzwe adafite Binance account, ariko nawe ushobora kuba ufite nk'umuvandimwe udafite Binance account ukaba wakoresha telefone ye wabimusabye. Icyo ubusabwa gukora kugira ngo ube wabona aya madolari 6 baguha muri iyi GMPT token yabo, aho baguha GMP token 8 ziba zifite agaciro k'amadolari 6, kuko ku munsi w'ejo GMPT token yari iri kuri 0.67 by'idolari, gutyo uyu munsi ntago nayirebyeho. Ibyo ubusabwa gukora bari kukubwira ngo take offer, complete sign up process via valid details and go through the KYC new user only. Bari kubikubwira ko iyi task ni y'abantu bashyashya kuri Binance. Niba usanzwe ufite Binance account cyo kimwe nanjye, nago iyi task nayikora kereka mfunguye Binance account nshyashya, wenda nkakoresha irangamuntu y'undi muntu ndi gukora KYC, kuko nabyo hano bakubwira ko urakora sign up, ukore identity verification, hanyuma ukore deposit y'amafaranga, hanyuma ukore spot trade. Ushobora kuza hano ureba video y'uburyo nyine, cyangwa se ureba ama screenshot y'uburyo wakoresha wiyandikisha kuri Binance. Uretse ko hari na video negeze gukora yerekana uburyo wakiyandikisha kuri Binance. Iyo uzamuye nyine ubona bari kugenda bagusobanurira bati urakora ibi nibi, ngibi byose, setting password, confirming email, dore ngizi screenshot baba bari kugenda baguhaza uburyo wiyandikisha. Ni ibintu bigaragara gusa, ariko ntago turi buze gutinda cyane ku buryo wakora task, ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko iyi app ari nziza cyane, kuko ifitanye imikoranire na Honeygain. Kuko ushobora kuba waza kuri Honeygain gusa, ariko mbere yo kujya kuri Honeygain uri kubona ko iyi balance yanjye nje nkayikirikaho, uri kubona ko 0.5 bya GMPT token bingana na 0.4 by'idolari. Nshobora kuba aya nayabikuza aka kanya. Ndetse nituza hano kuri my activity, okay, nituza kuri my activity uri kubona ko hano bari kutubwira ngo Honeygain reward ndetse na daily reward. Iyi GMPT app ifite uburyo wakorera amafaranga twabonye n'iriya task twari dufunguye yo kuri Binance. Uretse ko haba hari n'izindi task nyinshi cyane uba ukwiye gucompletinga. Ifite n'uburyo bwa daily reward, uza ugakirikaho buri munsi bakaguha GMPT token, kandi ni token listed kuri Binance. Uri kubona ko haba hari task nyinshi cyane ukwiye gukora guys. Nzakora indi video ivuga kuri iyi GMPT by'umwihariko. Ubu ndagira ngo mbanze nkwereke uburyo wayihuza na Honeygain bikajya bigufasha kubikuza Honeygain credit zose waba ufite, as long as zingana na 0.4 by'idolari. Okay, birumvikana. Hanyuma iyo tuje hano
kuri my wallet uba ugomba kubanza ugakonekta iyi Jump Tasker app kuri Binance wallet yawe. Okay, reka duse nk'abasubira inyuma tugaruke hano kuri my wallet. Ubundi iyo uje hano nyine bakubwira kwadinga wallet, ariko nzi ko wallet yanjye iriho. Reka tugaruke kuri my wallet, nta kibazo. Reka duse nk'abaza kuri add wallet, hanyuma duhitemo Chrome. Dushobora no guhita twasubira inyuma tukareba niba bitakunze. Okay, ndabona bitari gukunda, ariko of course ngiyewe namaze kwadingaho wallet yanjye. Hanyuma reka tuze kuri Honeygain turebe uburyo uyilikinga n'iriya Jump Tasker app. Uri kubona ko hano bari kutwereka Honeygain wallet. Okay, uri kubona ko mfiteho izi credit zifite agaciro $1.22. Hanyuma iyo tuje hano kuri Jump Tasker wallet ubona neza ko dufiteho credit 368. Gusa ariko ikintu nakubwira nuko numara guhuza Honeygain account yawe na Jump Tasker wallet, nago izi credit ufite kuri Honeygain zizajya kuri Jump Tasker wallet. Ahubwo iyo umaze gukonekta iriya Jump Tasker app n'iyi Honeygain, credit utangiye kujya ubona nizo zigenda zijya kuri Jump Tasker wallet, ukaba wazibikuza igihe ubishakiye. Ngewe rero uri kubona ko nabikoze hano mfiteho credit 1217. Of course I will leave them there $1.22. Nzabirekera hariyaho kugira ngo nzajye mfata amezi 2-3 kugira ngo nuzuze credit 20, kuko hano kuri Honeygain mu biziko arizo wabikuza, birumvikana. Hanyuma iyo tuje hano kutu turongo dutatu tukadukoraho, turaza hano ku turongo dutatu tudukoreho. Ndabona itari correspondinga, ndasabwa gutegerezaho gakeya, cyangwa se reka nkore minimize nongere nangire. Okay, ndagaruka hano muri Honeygain, negereze ho gato ifunguke neza. Hanyuma nze hano kutu turongo dutatu. Iyo uje hano kuri Honeygain ubona aka kantu, iyo ugataninze off bahita batubwira ngo you are now earning in Honeygain mode. Ariko iyo tuje tukagafungura baratubwira ngo you are now earning in the Jump Tasker mode. Bikadufasha kuba credit zose turi kugenda tubona aka kanya ziri guhita zijya kuri Jump Tasker wallet, ndetse zikazana hano muri ya app zikivanga n'amafaranga dukorera hano. Urumva ukuntu ari byiza guys, bituma amafaranga ukorera kuri Honeygain nayo ukorera hano kuri Jump Tasker byihuriza hamwe, ndetse bikaba byagufasha kuyabikuza as long as ufite $0.4 $4 cyangwa se $0.35 hafi aho ngaho. Ni ibintu byiza cyane guys. Hanyuma nzakora n'indi video ikwereka uburyo uhuza iriya Jump Tasker n'iyi Honeygain, ariko niba uri umusano, uri umunyabwenge wumva ibintu wisanura, uburyo ubigenza nta kundi. Iyo wiyandikishije kuri Jump Tasker waza gukoresha link turi busige muri comment, uraza ugakopiya iyi account ID yawe. Hanyuma iyo umaze kuyikorera copy ukaza hano kuri twa turongo dutatu, ukaza hano. Iyo ukiyakanda ari ubwa mbere bahita bagusaba gushyiramo Jump Tasker ID, ukayishyiramo ugahita ukonfaminga email, bakohereza imibare 6 muri Gmail, ukaza kuri email nyine wiyandikishijeho hano kuri Honeygain ukayishyiramo, biba birangiye, biba byakunze neza cyane. Ndetse ikindi gihe cyose ubikuje cyangwa se n'igihe cyose ubikuje ukoresheje Jump Tasker cyangwa se GMPT baguha 10%. Mwarabibonye nabikurijeho mu minsi yashize. Hanyuma reka tuze hano kuri payout, turategerezaho gato cyane batubwire ngo something
went long, dukore refresh, hanyuma tuza no kuri payout. Nibidakunda reka tuze kuri refresh, tubanze tuze hano kuri add wallet. Turaza hano dukoreshe iyi browse, wasanga wallet yabaye disconnected. Okay, uri kubona ko ngiyi wallet address yanjye, kuko iyi Jump Tasker nayiconnectinze na Binance wallet yanjye. Nzakora video ndi kubikwereka, ariko reka tubanze turebe ese mu by'ukuri birakora byanyabyo. Uretse ko uri n'umunyabwenge nawe wabikora warakomeje kujya ubana natwe ureba ibiganiro byacu, kuko kwiga bisaba guhozaho guys, ukajya ureba video utayihutishije, kuko buri step iba ari ingenzi cyane, ifite ikintu yagufasha ako kanya cyangwa se mu buryo icyo kintu cyagufasha nyine mu bihe biri imbere. Reka tuza hano kuri payout. Okay, sinzi impamvu bitari gukunda, baratubwiye ngo restart app. Reka tuyiclosing, reka duclosing everything, ibintu byose ni nafunguye, reka mbi closing, nongere mfungure Jump Tasker app nonaha. Hanyuma turahita tuza dukore kuri iyi balance. Nidukora kuri iyi balance, tuza no kuri payout, restart app, refresh the page. We are working to fix this. If it's persist, check your connection. Ndakeka reka nkomeze ngerageze, nibyanga turareba uko tubigenza. Okay guys, finally ndakeka noneho biri buhite bikunda. Ubu ukwiye kujyuza hano kenshi, ubundi ukaza kuri payout, ariko iyo bimeze gutya mu nyuguti ntoya nyeka ko bihita bikunda. Uza hano kuri payout rero, hanyuma turabikuza dukoresheje iyi network ya Binance Smart Chain. Uri kubona ko niyo iri recommended. Hanyuma batubwire ko gas fees ari 0.017. hanyuma izi nizo GMPT coin ziri butugereho 0.53. Turaza no kuri payout. Nidukora kuri payout turategerezaho gato twitonze. Sinzi ukuntu batubwiye hano hasi gusa, ariko reka dutegereze turebe biragenda gute. Okay, uri kubona ko iyo dukoze refresh, nkoze refresh nka gutya, uri kubona ko batubwira ko balance yacu isigaye ari 0. Bari kutubwira ko minimum payout ari 0.5 GMPT. Navuze ko iyi ngiyi ari coin cyangwa se token iri listed kuri Binance. Coin y'iyi app yitwa Jump Tasker, ifite na website yayo. Hanyuma ikintu ngire ngo twakora no kujya kuri Binance, uretse ko twakabaye tubona na notification ya Binance itubwira ko ziriya 0.5 GMPT token zacu zatugezeho. Ngira ngo turi kubikuza kuri Honeygain byabaye automatically, ndetse kuko ari cryptocurrency ikoresha blockchain, nibi nabyo byakabaye automatically. Gusa reka dutegereze, ndakwereka mu kanya naraba akimara kutugeraho. Guys, iteri nawe biracyagaragara ko balance yanjye ya Jump Tasker ari 0, ndetse iyo nje kuri Binance wallet nkaza hano kuri asset ndi n'ubundi, uri kubona ko iyi ni ya token yitwa GMPT ya Jump Tasker app. Uri kubona ko bari kutwereka ko transaction meruka gukora ari za coin za GMPT nabikuje kuri Honeygain nkuko zari 26 narazakiriye, ndetse nzikorera swap. Hanyuma bitewe nuko n'ubundi twamaze kubona withdrawal proof ya Honeygain, ndetse n'ubundi ku bufatanye n'iyi
coin yitwa GMP cyangwa se ku bufatanye n'ubundi na Jumptask app. Reka dutegereze, wasanga biri bufate umwanya bitewe nuko n'ubundi ngomba kubakorera video y'uburyo wakiyandikisha kuri Jumptask, y'uburyo wa connecta Jumptask wallet yawe na Honeygain bikagufasha kujya ubikuza igihe cyose ubishakiye, as long as you have 0.3 US dollar. Hanyuma nzakwereka withdraw proof cyangwa se niba bitaragenze neza, turebe impamvu muri iyo video nzakugezaho ejo cyangwa ejo bundi. Kanda kuri subscribe iyi video uyihe like, tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Ndagukunda cyane, bye bye.